tuyishime yo yaturinze kugeza aya magingo umugambi wayo nuwo kuduha ibyiza mwana w'umuntu ujye uhora uyishime yakugeneye ibigukwiye byose mwana w'umuntu ujye uhora uyishima mwana w'umuntu uzajya ushima Imana mu bibaho byose ujye uhora uyishima uzajya ushima Imana wabonye icyuya ntabwo uzajya uyishima ujye uyishima wabonye icyo wambara utakibonye ntabwo uzajya uyishima ufite urubyaro uzabure kuyishima utarufite ntabwo uzajya uyishima ufite ubutunzi uzajya ushima Imana mu bukene bwawe ntabwo uzajya uyishima wakwiganyira ukiyungura wiki mwana w'umuntu uzajya ushima Imana yakugeneye ibigukwiye byose mwana w'umuntu ujye uhora uyishima mwana w'umuntu uzajya ushima Imana mu bibaho byose ujye uhora uyishima twizerane byinshi ariko Imana imukiza muri byose nawe uyikorera izigere koza isoni nawe uyambaza izigera yambika ibara nawe uyihungiraho izatera umugongo nawe uyisenga izigera asabiriza gutabarwa kwacu guturuka ku Uwiteka mu bibaho byose tujye dushima Imana yakugeneye ibigukwiye byose mwana w'umuntu ujye uhora uyishima mwana w'umuntu uzajya ushima Imana mu bibaho byose ujye uhora uyishima yakugeneye ibigukwiye byose mwana w'umuntu ujye uhora uyishima mwana w'umuntu uzajya ushima Imana mu bibaho byose ujye uhora uyishima Yesu bishimira izina rye ryiza ibamari imibabaro ikabatinyura ibyaha bya karande byadutandukanije nawe bigatuma utatugirira neza uyu munsi tubizanye imbere yawe uyu munsi tubyaturiye imbere yawe uyu munsi tubyihaniye imbere yawe kugira ngo imbabazi zawe nyakubahwa Imana zitubonekeho kandi tuzongere guhura tuvuga ishimwe ryawe urakoze Nyiringabo urakoze kutwejeje urakoze ku iteraniro ryose ugejeje urakoze ko amaraso Kristo yatumenye ku musaraba Golgotha icyo gihe Imana iravuga iti aba bantu banjye nzabababarira haleluya haleluya igihe kirageze mu mababarire nzabaza mu isoko yose y'imyandiko n'ibyaha ati kandi uwo munsi nzavana muri icyo gihugu amazina y'ibigirwamana byose kuvuga ngo muri icyo gihugu hari Bumbogo Imana irahindukana za Ryangombe Imana irahindukana Nyamuhanga Imana irahindukana za Nyabingi mu izina rya Yesu Kristo iki ni igihe yitwa Eduard Nkurikiyumukiza umuririmbyi muri Korali Maranatha kuva 1999 kugeza uyu munsi
nayigezemo imaze igihe kinini nyine ikora umurimo w'Imana, kuko amateka yayo batubwiye ko yatangiye mu 1994, ariko muri uwo mwaka yaririmbyeho inshuro imwe gusa, hahita haba ibizazane byabereye mu Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma baje kongera kubura umurimo neza muri 1995. Ubu ngubu rero turi kwizihiza yubile y'imyaka 25 korali imaze ikora umurimo w'Imana. Uyu munsi turi hano muri EAR Paruwasi ya Bumbogo kubera amateka. Ahantu muri iyo myaka twabayeho, twagiye tuza gusengera no kuvuga ubutumwa bwiza, twaraharaye, twarahagenze, abenshi ndetse bahazaga n'amaguru bavuye i Remera kubw'ishyaka n'umurimo w'Imana bari bafite no kubwiriza ubutumwa hamwe no gusenga. Uyu munsi rero twaje kwatangirira ivugabutumwa ryo muri uyu mwaka wa yubile, kugira ngo dusabane na pastor uyobora iyi paruwasi Kwiringiyimana Emmanuel, umwe mu babaye muri iyi korali igihe kirekire, kandi Imana ikaza kumugirira neza, ikamwongerera inshingano, ikamugira umushumba. Batwakiriye neza, twanezerewe, ibyishimo rero bya yubile turabikomeje kandi tuzabikomeza. Imana ihabwe icyubahiro. Amazina yanjye ni Revera Kwiringiyimana Emmanuel. Uyu munsi ndashima Imana, hano turi muri Bumbogo, paruwasi ya Bumbogo y'Abangilikane. Ndashima Imana ku bwa korali Maranatha ko yaje kwifatanya natwe mu murimo w'ivugabutumwa kuri uyu musozi wa Bumbogo, umusozi w'amateka uhereye mu mibereho y'Abanyarwanda, kuko ni ku gicumbi cy'abami. Turashimira Imana rero, njye nabaye muri korali Maranatha guhera muri 2003 kugeza 2006, ubwo nimukiraga muri paruwasi ya Kimironko, ariko nkomeza kuba umuririmbyi. Na nyuma kugeza n'uyu munsi ndacyari umuririmbyi, nubwo atari uwa buri munsi, ariko ndacyari umuririmbyi muri korali Maranatha. Ndashima Imana kubw'ivugabutumwa bagezeho, byaba mu buryo bw'ibikoresho, byaba mu buryo bwo kuzana abantu kuri Kristo, no mu buryo bwo kwaguka ku mpano. Ikindi umuntu yatangaho nk'inama ni ukongera ikijyanye n'ubusabane. Kirasanzwe ariko ni ukugishyiramo imbaraga, kuko ubusabane butuma abantu biyumvanamo, ubusabane butuma dusohoza iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Cyane cyane rero nyuma y'ubusabane tugahuzwa no gusenga, ubundi Imana igakora umurimo wayo igomba gukorera muri twebwe. Imana yacu, ihimbaza Imana yacu.